Hello people, hello friends. I hope ko mwese mumeze neza, nanjye meze neza. Abo bitameze neza biraza kugenda neza. Waba uri muri Afrika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika, ikaze cyane rero kuri Dono Official. N'abari mu Rwanda by'umwihariko inshuti zanjye mwese mujya mumbwira ngo ntago mbavuga, namwe ndabasuhuje, ntago najya kubavuga mu mazina, ntago nabarangiza. Ikiganiro cyose cyaba amazina y'abashuti banjye gusa, namwe rero mwumve ko mbashuhuje. Uno munsi rero turi 18 z'ukwa munani. Ndashima Imana cyane cyane n'umuryango wanjye n'inshuti zanjye, abandi hafi bose, abo twirirwana bose umuntu uzi neza ko duhurira mu bikorwa bimwe na bimwe cyangwa se hari ubushuti dufitanye wese ndamushimira. Uno munsi rero nibwo navutse, nibwo nageze ku isi, ubwo isi yanyakiriye. Ndashima Imana rero, ndashima ababyeyi banjye, mama wanjye na papa wanjye, nubwo papa wanjye aka kanya nawe uhari, abo tuziranye bazi ko yitabye Imana mfite imyaka 4 n'igice, navuga nibwo duherukana, nibwo navuga ngo nibwo nzi. Rero narakuze, narakuze, ndashima Imana n'abantu, ndishimye, nubwo no ku rundi ruhande aba ari -1, biba ari +1 na -1. Imyaka Imana iba yarakugeneye uba uri kuyigenda uyisatira uyigabanya, kandi nanone mu buryo bwo kuvuga ngo uri gukura nabwo uba uri kugenda uyongera. So ndashima Imana rero, inshuti zanjye mwese ndabashimira, ndishimye, mfashe uno mwanya mwese mbashimira uruhare mugira ku buzima bwanjye, waba ubona genda tuvugana rimwe mu mezi angahe, bamuzirikana, ntabwo mba narakwibagiwe. Ntago iyo uri inshuti, ubushuti buragora kubugeraho, ubushuti buravuna. Mwese rero ndabashimira kandi nshimira uburyo munyihanganira. Ntabwo ndi wa muntu uboneka ku rwego ku buryo ushobora kumpamagara yenda ngo muri weekend duhure, yenda haba hari izindi gahunda, nshobora kuba mfite akazi cyangwa se yenda ariho umwanya mbonye muto wo kuba naruhuka, abo twapanganye gahunda zikanga zigapfa kubera yenda ibyo nakagombye gukoramo byahuriranye, yenda bikaba ngombwa ko mba disappointinga. Namwe ndakeka ko mwanyihanganiye, mwarambabariye, ntabwo mwabishobora kundakarira. N'abandi mwese bizagenda bigenda uko nzagenda mboneka, mwese tuzagenda duhura, ubushuti bwacu bukomere. N'abifuza ko twaba inshuti nta kibazo, ukaba uri umuntu nyine utagoranye. Ntabwo nkunda abantu bangora, ntabwo nkunda abantu banserereza, ntabwo nyine ndi wa muntu ukunda guhangana, nyine wa muntu woroshye kuba yumva ibintu tubyumva kimwe, ari wa muntu wumva nyine uko ntekereza akampa igitekerezo cyangwa se akanshyigikira mu byo ndi gukora, nawe kandi nkamushyigikira. Nabona hari aho bitagenda nkaba namubwira, nanjye kandi yabona hari aho bitagenda akambwira, bitewe n'ubushuti dufitanye. Naho kuba twitwa ngo turi inshuti, nturangira inama, ntawe sindakugira inama, ubwo nta bushuti buba burimo. Ahubwo wa muntu wa buri munsi mubana, wa muntu ugira ikibazo akabimenya, wa muntu ukuri hafi, mwese mumenyana cyangwa se muba muziranye, wa muntu nanone ntubwo mvuze ngo hari ukuntu umuntu uba muri inshuti ngo mukavugana rimwe mu mezi 3 birashoboka, ariko nanone wa muntu wawe ntago icyo gihe cyagera. Yego hari abo muba mubanye gutyo ari inshuti, muri inshuti cyane, ariko nanone ntago yakagombye kugera aho ngaho, ariko abazi impamvu cyangwa nawe ubuzi impamvu. Rero mwese mfashe uno mwanya wo kubashimira, ndishimye. Abantu mwatangiye kunyifuriza isabukuru nziza,
mwakoze cyane, ndabakunda cyane, tuzakomeza tubane kandi neza nk'uko byari bisanzwe. Ubwo nshima n'Imana ingejeje aka kanya imfasha mu buzima bwa buri munsi, mu byo nkora byose, ikamfasha kwaguka, ikamfasha mu gutera imbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndayishimira, nshimira n'abansapotinga bose, ntago navuga ngo kanaka na kanaka, ariko by'umwihariko wa muntu wa buri munsi ndagushimiye. Wa muntu uhora umbwira ngo genza gutya, bigenze gutya, ushaka kugerageza gutya, ushaka gukora ibi bigakunda, cyangwa se ushobora kujya muri ibi bigakunda, nanjye nkabigerageza bikaba byakunda. Umuntu rero aba ari uwo agaciro cyane, aba ari uwo ugomba nawe ubwawe kubaha kandi ukamwubahira inama ze cyangwa se ibyiza kwifuriza. Umuntu wese ugerageza kukwifuriza ikintu cyiza, ni byiza ko nawe umushimira, ni byiza ko nawe ubizirikana. Mwese abantu mwamfashije by'umwihariko kugera ubwo ngeze hano, ndabashimira mbikuye ku mutima. Navuga gute, ntabwo nzi uburyo nabibabwiramo ngo mubyumve, ariko by'umwihariko mfashe uno mwanya wo kubashimira mwese mbikuye ku mutima. Mwarakoze cyane, waba nzi yenda ndi umwana ukaba umbonye ngana gutya, hari n'abameruka kera yenda nyiga nko muri primaire nyirakana, muri segonderi se, n'abanzi nyuma yaho, inshuti zose, uwunzi wese wagize uruhare rwo kuba twaramenyanye cyangwa se unzi, ndamushimira. Mwese abantu twiganye guhera muri primary, abantu dukorana twirirwana, abantu mbese ingeri zose, inshuti zanjye by'umwihariko, ndabashimira mbikuye ku mutima. Rero abashyashya namwe mbasabye mbikuye ku mutima ko mwakanda subscribe, mukibuka no gukanda buri kakazogera k'umukara kugira ngo tujye tubana muri video z'ubutaha. Bye bye.